u Rwanda nta yandi mahitamo rufite uretse kurushaho gushimangira umutekano kandi ruzakomeza kubikora. Ayo ni magambo yavuzwe na Ernest Rwamucyo, ambasaderi w'u Rwanda uhoraho mu muryango w'abibumbye. Yabishimangiye rwose avuga ngo ubwo kuri uyu wa gatatu yari mu nama y'akanama ka UN gashinzwe amahoro yigaga ku bijyanye n'ibiri kubera mu burasirazuba bwa Kongo. Rwamucyo yavuze kandi ko u Rwanda rutewe impungenge n'ingabo z'amahanga zoherejwe ku mipaka yarwo, harimo iz'Abarundi zisangiye ingengabitekerezo ishingiye ku bwoko n'umutwe wa FDLR, iziri mu butumwa bwa SAMIDRC ndetse na bamwe mu bacanshuro b'abanyaburayi basigaye muri icyo gihugu. Ambasaderi Rwamucyo yavuze kandi ko hakiri impungenge ziterwa no kuba Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo akomeje kandi gushaka ubufasha bw'izindi ngabo zo mu bihugu bya Afurika. Yanaboneyeho kandi gusaba ingabo zose z'amahanga ziri muri DRC zigomba kuvayo kuko zibangamiye umutekano w'u Rwanda. Ibi byavuzwe na ambasaderi Rwamucyo Ernest, ari nawe uhagarariye u Rwanda, na ambasaderi uhoraho w'u Rwanda mu muryango w'abibumbye, ubwo yavugaga igiteye impungenge u Rwanda, ariko yizeza abanyarwanda yuko nta yandi mahitamo uretse kurushaho gushimangira umutekano kandi rukomeza no kurinda abaturarwanda muri rusange. Yes, ngayo nguko rero ibyo ambasaderi yararimo avugaho ubwo yaganiraga n'abashinzwe UN, baganiraga ku bijyanye n'intambara irimo kubera muri demokarasi muri Kongo muri rusange. Ni ukuvuga ngo rero banyarwanda mushyire umutima hamwe, u Rwanda ndetse n'ababishinzwe barimo kugenda bareba uburyo hirya no hino bwaba bwiza kurushaho, uburyo bwanyura abenegihugu, uburyo ki u Rwanda rwagira umutekano, uburyo ki twakomeza gukora imirimo yacu nta kitubangamiye, uburyo ki gahunda zizambukiranya imipaka zakomeza, uburyo ki amashuri yewe yakomeza abana bakiga, uburyo ki business hirya no hino zakomeza kuraninga nta nkomyi, nta kintu cyabuza umunyarwanda kugira umutekano wisanzuye. Ngaho nguko rero ibyavuzwe na ambasaderi Rwamucyo w'u Rwanda uhoraho mu muryango w'abibumbye. Yes, wakoze cyane wakora subscribe, turagukunda umunsi ku munsi, tuzaga duhorana ndetse nditayari kuguhereza buri kimwe wifuza. Jya muri comment section cyangwa se aho twandikira comment umbwira uti turatsinze, uzadukorere kuri iki niki, cyangwa se ugira ibibazo umbazaho. Nimba ibyo nkora ari sawa cyane umbwira ati komerezaho muhungu wacu, nanjye ndahari kubwanya, na cyane ko nitwa Turatsinze wawe. Iyi channel si yanjye gusa, nawe ni yawe, ni nayo mpamvu nitwa Turatsinze wawe. Umusanzu wawe urakenewe, ukanda subscribe kugira ngo duhorane umunsi ku munsi, kandi ndashaka kujya mbona abantu banjye banyigaragariza. Yes, my name is Turatsinze wawe. Reka tugaruke.